ikintu gikomeye cyane no kwimicumbi gute ugeze mu maboko meza kandi ntacuzobura hano mukuri urakoze cyane ndari guha kubera umwana Imana yo muje guhumugisha urakoze kundushime oyo kumarese uzi upfukamira Yesu gusa n'umwana w'umuntu kurengeza ku mbaraga ndengeza ugere gute none ngwino tugende mu rubasha tuje hehe ese wabaye ndukorogeje nani yaguteye nuzamura kamera igapanda biraba bibi izina rya Yesu waramfashije kugira ngo unkoreshe ndukoreshe iki waramfashije kugira ngo ngwino tuje gusasa byihoro muto ni meza Ndashimira Imana ko turi bazima. Gusa ntabwo ibihe byatubereye byiza. Ibihe bishize huye n'ikibazo gikomeye. Aho. Umugabo amaze kumva nayo kwishura inzu. Ntabwo twaje kugusura twaje gusaba icumbi. Yampaye kadaka. None ndahiye. Aho ugasaba icumbi wishisha gutya. Ukaza kunsaba icumbi wa umera gutyo nkaho ufite ubwoba. Ntabwo narinzi ko wansubiza gutya muramo umuntu ni ikintu gikomeye cyane no kwimicumbi gute kureke se wangara n'umwana wacu ico uzobura mu nzu yanje nico naje ntazoba mfite ubushobozi bwo gukora ntubwira mwana we umwana usa gutya kararanze mbara ukoze cyane kwaraye hanze kubera iki mutaje nijoro Yadagadusohoye bwije tuja gusaba icumba ahantu baratwirukana tugiye aha kabiri baratwirukana aje hano niheze cyane nzi ko twakira none sico gihe cyo kuja ahantu habiri hose uzi ko ndi hano ko mvuta utagize amakosa ni kwa kundi bizabwiye bikugwirire udatekereza kure we humura ugeze mu maboko meza kandi ntacuzobura hano mukuri urakoze cyane ndari guha kubera umwana Imana yo muje guhumugisha urakoze kundushime oyo kumarese uzi upfukamira Yesu gusa n'umwana w'umuntu ndagushimye n'ukuri kuri ibi byose unkore muto Imana yo muje guhumugisha tukazupfukamira abana ngushimira pe tukazupfukamira umuntu kurumva ntaco no kwima gifite n'ukuri urakoze n'ukuri kandi wumve ko umutima ubohotse wisange nta kibazo abantu babaye abantu babiri ntabwo narinzi ko naje gusaba icumbi ngo barinyine mfite umwana ungana gutya nama ndari imbere y'inzu yabo ubuce bwiwe umwana utari wawe se ukorera ngo asitera imbabazi oya nabibonye mbese naje na hano iwawe numva utari bunyakire nihebye nari nihararutse uvuga ngo siko Imana yanyibagiwe reka uhagira umwana nawe wogiwe uhindure unaruhuke ndabereka aho muryama nta kibazo kandi mwisanzure n'ukuri urakoze mwisanzure sinabona uko ngushimira gusa Imana izabikwitura cyane mba jenyine madamu wari hanze muri Amerika ariko buriya garika ndi mu nzu y'icumba kimwe kandi ntugire ikibazo ndakwimukira muramu wanje nubwo nyujyamo hasi takiya ko ndagira ngo ndamire umwana ndakwimukira nje ndarara muri salo ariko herega akira gato nkwereke herega buriya nuko nyine abantu bagiye mu bindi bintu ariko buriya umugabo wawe n'umuhika kandi naje ndumwongera ariko buriya tufitanye amasano ntamuhiga ntamwongera twese turi bamwe niyo mpamvu rero mu nzu yanje cyangwa se mu kibanza canje udakwiye kukwishisha bumvuzwe ibintu nyine byo kugira umupaka mu nzu ni inzu yawe ntawuhejwe mu cumba nahawe muri salo nahawe muri kitchen ahantu hose nahawe kandi buriya amasano gani ikintu gikomeye cyane naho ubundi reka maze ngushakira ibyo urya kubera ko n'umwana ko ndabona baba mwiza arashonje mumereze mwansi reka dushake ibyo tubanza urumvaga nawe amashereka ntayo ufite kubera ko umaze kabiri utarya reka maze mukore by'umureti hanyuma ibindi mwoge muruhuke nta kibazo rwose kandi mwumve ko kuba mubonye igisubizo gikomeye cyane urakoze cyane reka tubanze sinabona amagambo yo kugushimira nkoresha nuko
igikorwa unkoreye ni ukuri kandi pe Imana yo mu ijuru izaguha umugisha oya humura kandi uzabikorere n'abandi abino bazabavuga ngo maripo yuko hapa dunia wenda naje nzishurwa hano ku isi ntawo ubimenya nta gushidikanya kandi kabisa ndakwishimiye banguka ndashaka ko ugurisha n'umwana umujane ku muhanda aratuntu gutuma kugura muno harimo imbeho fate neza sha ufushe umwana hasi niba uzosimbura gisegeti nitugira Imana akafaho ni ukuvuga ngo hari utuntu tugiye gutuma ku muhanda utunzanije gira amaboko neza nyine aho reba hano mujishe cyane sha uko umukozi mubi umuntu ansanga mu wagiye umugongo akiri genda kurumva akireze no faranga nyine unamukaga kuramvuna reba hano nyine akireze no faranga ubundi umugurire akayoga ati uyu muhanda ugira izuba ridafashe wakikisha ko wagiye kuri kaburimbo utinde nyine umwana izuba ribanze rimukubite hanyuma ubone kumugarura naje ndaje ndaje ariko se yagiye nyine araje ndakubwira araje ariko ntabwo ari kuri kwanga ujana umwana kuzuba ku muhanda kuri kaburimbo hejuru harya uganda iminota nk'icumi sawa nta mwana ufite umwana ariko se umwana ari he ni ukuvuga ngo umwana ari he n'umuhanda atangaye umwana nta kibazo agiye ahantu heza ntumira muhungu ku iduka ni wa muhungu mufite kandi nta kibazo namaye n'ifaranga usibye ko na hano haba imbeho reka mwoteshe nk'izuba nk'iminota nk'icumi wenda cyangwa 15 agaruke ariko noneho gatugaruka kuri aya makuru ga ninjoro gakura ntiwambaniye neza ubwo nako ninjoro kuri wangize gute sinyakubwiye ngo uryame ku gitandukanga ikibazo nakubwiye ngo uryame mu buriri twe turaryama hasi nta kibazo dufite wagize imbeho narenkeneye nyine ngo kwegeraga ariko mbonaga ngo umwana none umwana bihuriye hehe umwana gute wabaye gute agushimwe wewe wari ukeneye kuza kudusanga kandi ariko cyacanzanye sheme oro ariko sheme wari ukeneye kuza ko turyamana oya si ukuryamana aho yaki tumbeshere narenkeneye kuza kubasanga nanje ndyame iruhande rwanyu numvise umwana ahumeka cyane ga uyu mwana yazayonga namangira ngo wenda wamuryamye ntago naryamira umwana ariko ubundi uwo muhaye ko yatinze kumva bari ibintu byiza kuvuga ngo njyame muri salo mu gihumba nti mwari kunshira ku ruhande tuvuga n'ibiki sheme twumvikana kirani tuganire kuranti kuravuga gute none nyine kuranti waza ushaka ngo bigende gute okay niba urabona no hasi guheza yakubangamiye pe twe turi mu katuryame hano Sawa. ariko tubabarire kurumva muri we no gucumbi gucyo gusa najaga masigiye umugore tutari kumwe umwami Yesu ndaguka manje masigiye atari kumwe n'umugore kandi ugomba kunyumva sheme reka nkubwire ariko sheme tegera kuranyumva neza ndikukumva igira he n'umuntu gusa naho mfite imbuga itanayishize hano nta kibazo umeze neza ndahagoye umeze neza meze neza nta kibazo ngaho mbwira sheme tubishe waduhaye icumbi kandi ndakumva nkomeje kugushimira watugiriye neza twaryamye neza twari umwana waje yanyweye amata twaguwe neza rero sheme kisibyo ndabizi pe kandi rero ihagarare nk'umuntu w'umugabo uhagarare ku gikorwa cyiza wankoreye ntabwo umwana wanje ariko humura ari hehe reka kupanika don't panic ni ukuvuga ngo sinzi nimba wanyumva neza shime ko yatinze wahaye araje humura shime ntabwo dutinda none urumva ihangane ntabwo dutinda ese uzi umugabo wanje umukurikira nk'ubwa kane mazi mbabarira nubwo atakiba ntabwo dutinda nubwo tutari kumwe umwubahe base rimwe gusa umwubahe umicumbi ntugire ibindi bintu ntekerezamo ndakwinginze kandi nagushimiye nkomeje kugushima kurengeza ku mbaraga ndengeze ugere gute none ngwino tugende mu nzu kandi tuje mu nzu kugira ngo mwana shashega ngwino turasasa nta kibazo ko nta kazi kanje uretse no gusasa guhera uyu munsi nzaza ngutekera nzajya nkumesera nzajya nkora inzu oya ntago nakwishisha ariko ndimo ndakwereka uburyo ki wangiriye neza kandi nzakubanira neza ariko ndi kubona wahindutse undi muntu ndagukeneye
nkeneye miki ndagukeneye kandi nawe ugomba kumva maze iminsi uri kumfasha ndavyemera kwandi ariko kandi ntago ndi kugutinya pe sindi kugutinya genda mu nzu ahubwo nje reka ntegereze umwana wawe nje mu kugira gute Sico rero tugana tuje hehe ese wabaye gutunkorogeje nani yaguteye nuzamura kamera igapanda biraba bibi izina rya Yesu waramfashije kugira ngo nkoreshe ndukoreshe iki waramfashije kugira ngo nituje gusasa byibwe oroha niba utanyubashye basi ntiwakubaha umugabo wanjye akuruta imarakane ntiwanyubahira n'umugabo basi ariko nagutekeye amagi nijoro ugira gino kubanza okay nagutekeye amagi shano gruba sinagushurije amazi yo koga nyakura no muri dushe kuranga status gusa wangiriye neza pe ariko wifate neza wangiriye kugira ngo yibzazemo umusaruro tegereza imana izaguhemba ntago ngewe ndi gikoresho ukoresha kubera iki se niba naje nangara ngusanga nuko nari nzi kuri amaraso n'umugabo wanje usanga ari we gihemba imana yohereje wanje oya none so wanyumvise oya umva mpamagarira umwana wanjye cyangwa nje kumwishakira ubundi icumbi ryawe nushaka kuri gumana umpaye icumbi kugira ngo unturire ntaho mfite pe ntaho mfite nta hamwe mfite nagusanze amasegonda 30 agiye gutuma uburi nunzu koresha umutwe oya sheme warengereye tekereza neza warengereye pe warengereye menya agaciro menya agaciro umwana wanjye mpangu heza niba utanyubahanye n'umwana nibura ntiwakubaha umugabo wanjye mayibobo yagutaye kuragenda uzerera aruko nikitakita rero sizerera kuragenda ukitakita aruko ufite umugabo kuri rero n'umugabo nyabake ariko ntarapfa ashobora kongera kuzuka akaba umugabo ari gupfa kurenze kuri tasoni ngwino hano kandi worohe ibintu nshaka nimba ukenewe ndawangara wange kwinjiza muri iyi nzu nimba ukeneye amahoro arambye wiyinjizemo ndeka nigendere kuri umwana waje ineza y'iki gihe n'ubundi wosanga n'abandi arico baba baguhora numbafu gusa hasoni kuragira ngo hari ubusa bigihaba angara agenda baranyimye basha yewe bite muraho neza nose ko ndi kubona ufite akanyava wirukanka uvuye he urambaza iki kintu ntiwiyishuye oya matora tweka twiyuvabonamo amafaranga menshi hirya ntacyo wambaza we oya we ufite ideni ry'amafaranga none kuri bwa ngende ngo wimbaza ubusa nifite stress zanje amafaranga yaje ufite wineri sesemi je ni ngutera sesemi jewe wamurekeraho kabisa tuzi ko ndwara gicura yanyishe pole aranize arankomerekeje yanciye umugongo ese ubundi wewe uravuga ngo ngwaye igicure gute iwe burya nashaka ngo ngukize data we burya nashaka ngo uyu mwana naza nshaka nguyu kabisa kugiye ugahera nguyu kabisa ibibazo byose mbiguyemo ndi gushaka umwana wanje umugongo urandishe we mwana we nguyu mwana wawe kabisa impore papa impore mukuzi impore pole oh 5 2